ese basi byiza wakigomye iminota ibiri ukayiha Imana. Nuko bene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa n'Imana bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirije n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yegereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Cyangwa uwigisha agire umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agire umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muharane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro cy'umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ku bw'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbanire mu mutima mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Mugabanye abera uko bakennye, mushishikarize gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukarakarire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ni jye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzaho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheje ikibi cyiza. Nimba washoje ino video andika Yesu ni umwami muri comments kugira ngo mbashe kumenya abantu twasomanye kino gice cyose. Shalom.